Haleluya, haleluya. Turabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana naganze mu mitima yacu. Haleluya. Tunezerewe Imana kubw'iki gitondo cyiza, kubw'iki cyumweru turimo dusoza. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Dushimye Imana ko twese turi amahoro. Imana ishimwe. Reka dufatanye ijambo riri muri Zaburi ya 23. Turasoma iyo Zaburi yose. Zaburi ya 23. Kaduhere ku murongo wa mbere. Ni Zaburi ya Dawidi. Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Anjyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Untunganiriza neza mu maso y'abanzi banjye, unsize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Mwakira ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana dufite umutwe uvuga ngo umwihariko w'Imana. Umwihariko w'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Muri iyi si abantu hari ibintu tujya duhuriraho. Mama Erive akaba hari ibyo yahuriraho na Mama Cedric, Mama Neri akaba hari ibyo yahuriraho na Mama Erive. Mu yandi magambo tukagira karite zijya kumera kimwe cyangwa dafo zijya kumera kimwe. Ariko Imana yacu, haleluya, ni Imana itandukanye n'abantu, ni Imana yihariye mu mikorere, ni Imana yihariye mu mivugire, ni Imana yihariye mu miterere, ni Imana yihariye mu mvugo, ni Imana yihariye mu mbaraga, ni Imana yihariye mu bwenge, ni Imana yihariye mu mbabazi, ni Imana yihariye muri byose. Haleluya. Uyu munsi tugiye kuvuga umwihariko w'Imana. Haleluya. Nimvuga Imana wumve Imana yo mu ijuru. Kuri iki gihe n'ahandi hari Imana nyinshi. Imana ishimwe. Hari Imana nyinshi, ariko iyo tuvuga ni yaremye ijuru n'isi. Haleluya. Ni yaremye umuntu, ni yavuze ngo habeho harangiza hakabaho. Iyo niyo Mana tugiye kuvuga umwihariko wayo. Imana ishimwe. Ese wowe ntabwo ubona ko ari Imana yihariye? Haleluya. Oya, igihe wamumaranye nayo sinkizi, nta nubwo namenya uko wayisobanukiwe n'uko wasogongeye ukamenya kugira neza. Ariko iyo uyirebye mu mikorere, mu mivugire, mu bumana bwayo, ujya ubona hariyo wagereranya nayo. Wenda ku buzima bwawe hari undi ubona bimeze nk'aho bimeze kimwe, aho wenda wamvuguruza, ariko mu ruhande rw'abizera, haleluya, ni Imana yihariye. Haleluya. Ni Imana yihariye mu bumana bwayo, ni Imana yihariye mu bwenge bwayo, ni Imana yihariye mu mivugire yayo, ni Imana yihariye mu mikore, mu nzira zayo, mu mpande zose. Iyi Mana dusenga irihariye. Haleluya. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Haleluya. Umuririmbyi yaremye ngo iri hejuru y'abami n'abatware,
hejuru y'abakomeye. Imana ishimwe ngo nta na kimwe kitaremwe n'amaboko yayo. Undi arongera aririmba ngo ari hejuru y'abahanuzi. Haleluya, haleluya. Aravuga ngo ari hejuru y'abahanuzi, ari hejuru, haleluya, y'abakomeye. Imana yacu iri hejuru y'ibintu byose. Ni Imana idafite itangiriro, ni Imana idafite iherezo, ni Imana iri mu ijuru. Haleluya. Abami ingoma zabo zijya zihindagurika, abanyabwenge bajya bapfa bakibagirana, ariko Imana yacu yahozeho kera, n'uyu munsi iriho kandi izahoraho, nta gacu ko guhinduka ifite. Niyo mpamvu kuyiringira kudakoze isoni, kubera yuko ari Imana idahinduka. Ni Alpha na Omega. Imana ishimwe. Ibiri hagati byose bijya bitegekwa n'ukuboko kwayo gukomeye, ngo ijye imenya iherezo ry'ikintu ngo bikiri mu itangiriro. Imana ishimwe. Haleluya. Uzi ibyawe bya nonaha, iby'aya masaha 4:00 nibyo uzi, ibya 5 ukaba ubizi, ariko Imana yacu izi itangiriro rya buri kintu cyose kiri ku isi. Ifite iherezo rya buri mwuka wose, ifite iherezo rya buri muntu wese mu kiganza cyayo. Ni Imana yihariye. Tugiye kuvuga gatoya ukuntu ari umwihariko w'Imana. Haleluya. Ibintu uzabona ku Mana utazigera ubona ku bantu. Imana ishimwe. Nicyo twita umwihariko. Ni ibintu yihariye ubwayo. Imana ishimwe. Idashobora guhuriraho na Mama Erive, idashobora guhuriraho n'abanyabwenge bo mu isi yose n'abatunzi bo mu isi yose. Iyi Imana yacu, mbwirira mwene so ngo Imana yacu irihariye. Haleluya. Imana irihariye, irihariye. Niyo mpamvu inama nziza wakwigira n'umutima wawe ni ukuyizera ibihe byose. Haleluya. Inama nziza wakwigira cyangwa icyemezo cyiza wafata nk'umuntu w'umugabo ni ukuyikomezaho ibihe byose. Amen. Kuko kuyizera ntibizagukoza isoni, kuyiringira ntibizagukoza isoni, kuyikomezaho ntibizagukoza isoni. Imyaka izahita ariko kuyizera ntibizagukoza isoni. Abantu bazakureka ariko kuyizera ntibizagukoza isoni. Tugiye kubivuga gato muri izi ngingo umwuka yanshyize ku mutima muri iki cyumweru ku itariki ya 5. Dusomye ijambo. Haleluya. Dawidi hari uko yayibonye. Erega iyi Imana buri wese yayivuga ukwe. Haleluya. Nana nubwo ari ihame nguko Mama Erive yayibonye ahagarara bivuge ngo nawe uzasubire mu byo Mama Erive yayivuzeho. Nawe ubwawe wahaye mikoro ushobora guhagarara muri iri teraniro bitewe n'uko wayiboneye, bitewe n'uko wabanye nayo, bitewe n'ibyo yagukoreye, bitewe n'ibyo yagusezeranije ikabisohoza, bitewe n'urugendo mwagendanye ntigusige mu nzira. Erega nawe ubwawe waba umuhamya wo kuvuga umwihariko w'Imana. Uko tungana gutya dukuyemo wenda abana batoya, tugahera kuri Aline tugasoreza kuri Mama Fabrice muri Ryangune, buri wese afite uko yayivuga. Haleluya. Ntako wayivuga, waguha mikoro wumva ntacyo wayivugaho. Imana ishimwe. Haleluya. Erega ntabwo ibyo tuvuga ari teori. Imana ihabwa icyubahiro. Iyi Mana yacu irenze teori, iyi Mana yacu irenze ibyo dusoma. Ni Imana iriho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Haleluya, haleluya. Iyo turebye iburyo turayibona, twareba ibumoso tukayibona, twasubira inyuma mu mateka tukayibona.
muri perezida turayibona kuko ari Imana itari kure y'umuntu uwo ari we wese. Ni Imana itwegereye kuruta imyambaro twambaye. Ni Imana iriho, ni Imana ikorwaho. Haleluya, haleluya. Ni Imana igaragarira mu mirimo no mu bitangaza byayo, tukavuga ngo ibi bikozwe n'ukuboko k'umugabo witwa Yesu. Ni Imana Data wa twese uri mu ijuru ry'amajuru. Niwe mpamvu abizera batajya bagira isoni, haleluya, zo guhagarara ngo bayihamye bavuga ngo ni Imana ikora ibikomeye, haleluya. Niyo mpamvu ntagira isoni zo guhagarara hano ngo nkubwire ngo ni Imana yiharije, haleluya. Nubwo waba uri kubishidikanyaho, njyewe ubikubwira ndayihamya ko ari Imana yiharije. Nubwo waba utarahura nayo, burya buri wese, amen, hari igihe waba ukikabakaba utarahura nayo, ariko irahari. Nukomeza kureba iburyo urayibona, nureba ibumoso urayibona, nusubizira n'inyuma ugasura ya mateka yawe muri 2, ugasura ya mateka yawe muri 94, ugasura ya mateka yawe muri 85, ugasura bya bihe byawe wagendanyemo nayo mu bihe by'umwijima, uzamenya ko ariyo yakumurikishirije umucyo hahandi hari yacuze umwijima. Uzamenya ko ariyo yagukuye hahandi wagombaga kugwa. Uzamenya ko ariyo yagukuye muri bya bindi byagombaga kukugeza kure. Uzamenya ko ariyo, kuko imbaraga z'abantu ntabwo zari kuhagukura. Ariko mujye musubiza amaso inyuma, kuki ibihe bya none bitwibagiza igihe twagendaniye nayo mu mucyo, haleluya. Rituwarani yanditse amagambo akomeye, aravuga ngo nugera mu bihe by'umwijima ntuzibagirwa iby'Imana yavuganye nawe mu gihe cy'umucyo. Nugera mu mwijima ntuzibagirwe iby'Imana yavuganye nawe mu bihe by'umucyo. Imana ishimwe, haleluya. Nugera mu bihe by'urungabangabo ntuzibagirwe Imana yaguhaye urubyaro, abantu baravuze kutazabyara. Nugera mu bihe by'umwijima ntuzibagirwe ko Imana yakubakiye urugo, abantu bari baravuze ko nta zina uzagira. Ntuzibagirwe Imana yakurereye abana ari bato ngo bakaba bakuze, kandi abantu bari bazi ko utazabishobora, ariko Imana yarangiza ikabikora. Ntuzibagirwe Imana yatumye wiga kaminuza utarirwa na so na nyoko, haleluya. Nta mubyeyi wawe wakurihiye urumva ko ariyo yabigizemo uruhare. Imana nihabwe icyubahiro, haleluya. Ntuzibagirwe Imana yabanye nawe ku iseta, abantu bari bazi kuri buyigweho kubera intege z'umubiri wawe zari nkeya, ariko Imana ikagusohora uyu munsi ukabura. Ntuzibagirwe ya minsi y'umwuka wa nyuma wari urimo barirwa iminsi ngo imyaka y'ubuzima bwawe ugiye gushyirwaho iherezo, none uyu munsi ukaba ukiriho. Ntuzibagirwe, haleluya. Ntuzibagirwe cya gicuku wari urimo uhumeka umwuka wa nyuma, Imana yarangiza ikavuga ngo baho, none uyu munsi ukaba uriho. Ntuzibagirwe Imana yagukuye ahandi kure cyane. Judasi ku wa 5 nawe yavuze ngo ari ku cyaro, ngo ntabwo yumvaga ashaka kureba uko ikibuga cy'indege kimera. Hari abifuzaga kureba na kaburimbo uko isa, hari n'abatari bazi imodoka uko zimeze, hari n'abatari bazi inkweto uko zambarwa, hari n'abatari bazi amapantaro bambaraga amakabutura kugeza bagize imyaka 20, hari n'abatari bazi imyenda bayimenye vuba, haleluya. Hari n'abatari bazi ko ibiryo bibaho. Imana ishimwe. Ibintu byose baryaga banywaga amata gusa batazi ibiryo. None uyu munsi mayoneze ngo itabonetse ntiwarya, kandi mayoneze uyimenyesha bundi. Ariko ibyo byose ntabwo ari ukugucyurira, ahubwo ndakwibutsa aho Imana yagukuye. Imana ihabwa icyubahiro. Abajyaga kuvoma muri kilometero 20 n'amaguru, kandi bakavoma kangahe ku munsi. Uyu munsi urakanda kuri robine amazi akabaraje. Aho wajyanaga cya gishirira ugira utya ngo ubone igishirira ukagikura mu ziko kugira ngo urebe aho wasize igiki. None uyu munsi urakanda amatara kaka ngo none ngo Imana ngo ntacyo yakoze. Imana yaragikoze, n'umwihariko wayo. Nta muntu wari kukubwira ko amateka yawe yahinduka. Irebe nawe, ariko reka kurira mugenzi wawe kuko we ntumuze ejo hashize. Irebe mu mutima avuga ariko Yosefu muri 2005 ubu koko yari afite ibimenyetso byo kugirirwa neza n'Imana.
none uyu munsi uri umukozi wa banki. Imana ishimwe. Haleluya. Dufite ibihamya byinshi bitwereka ko Imana yacu ifite umwihariko. Haleluya. Iyo tuvuze bino ntagaruka kugucyurira kuko nanjye ndi gusura yanjye. Imana ishimwe. Cyangwa mbere yuko mpagarara hano ndi gutegurira ijambo nanjye ndabanza nkareba ibyanjye nkavuga ngo iyo ataba we mwami wanjye we. Haleluya. Iyi Mana irihariye. Iyi Mana irihariye. Haleluya. Iyi Mana irihariye. Muri Yesaya ijambo ngo twakugereranya nande mwahana. Haleluya. Twakugereranya nande. Haleluya. Nubwo waba waragize umugisha wo kugira abantu benshi bagukunda, benshi bagushyigikira, iyi Mana ntawe bahwanye. Iyi Mana ntihwanye n'ababyeyi batubyaye kuko baragiye turasigara. Haleluya. Kandi tubaho. None se ubwo urumva wayigereranya na papa wawe wapfuye muri 70 ingahe? Ubwo se yagiye yujuje inshingano ze? Yazisigiye ndese? Umubyeyi uruta abandi babyeyi. None se umugabo ko mwashakanye akaba yaragiye ubwo ngubwo yagiye bigenze gute? Hari umugabo uruta abandi bagabo. Ubu se mukuru wawe basaza we n'abandi. Hari Imana mu ijuru. Hari Imana mu ijuru yihariye mu bumana bwayo. Ntituzi uko ijya ibigenza, ntabwo tuzi uko ijya ibikora, ariko mu ijuru hari Imana. Ntabwo turayibona n'amaso yacu ngo tubikoreho, ariko ibihamya by'ukuri turabifite, turabibona, tubigenderamo, tubituyemo. Haleluya. Haleluya. Nawe uzayivuga nabi duhari kandi twarayibonye. Dawidi aravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanje, sinzakena. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye. Haleluya. Imana ishimwe. Umwihariko wa mbere w'Imana ni Imana yishingira umuntu ibihe byose. Ni Imana yishingira umuntu ibihe byose. Iyo mvuga ngo yishingira umuntu wari guhita umbwira uti na Sorasi igitwishingira muri ka izi nizi, ariko nyine ni muri ka izi nizi, ariko Imana yo ikwishingira ibihe byose. Haleluya. Ababizoberewemo cyangwa bafite ubumenyi buhambaye bw'amasiranse atandukanye bazi ko mugira na kontra, bakaguha kondisiyo aho bashobora kukwishingira, bakaguha ibi n'ibi n'igihe runaka. Amen. Bakubwira ibyo bazishingira kandi bakakubwira n'igihe bizamara, kandi ubitangira n'amafaranga. Haleluya. Iyo ushaka ko tuvuga wenda uru rusengero turushize muri asiranse ya Ensandi, haleluya, ni ukuvuga hari amafaranga Rehoboth igomba kwishyura kugira ngo igihe haza inkongi y'umuriro izaza ikaba yagira ibyo yangiza kuri uru rusengero bazarwishyura, ariko bitewe n'amasezerano mwagiranye n'igihe. Tuvuga wishyuye umwaka 2022 warangiye, 2023 ukagera niwongere kongera gutanga andi mafaranga y'ubwo bwishingizi, ni ukuvuga ngo ubwo byarangiranye na 2022 ntacyo itorero ryabaza. Amen. N'ayandi masiranse murabizi, akazi yo karangiye wari ufite RSSB ubwo babirangiye, cyangwa n'ahandi n'ayandi masiranse atandukanye, hari aho wajya kwivuza bwa ati dore byaranye muri systeme bagushyiramo, bati ntago bigishobotse.
mu yandi magambo bifite igihe runaka, ariko iyi Mana yacu haleluya ni umwishingizi w'ibihe byose. hari abantu benshi bajya baduha amapromese, akakubwira ati umwana wawe mujyane Kigali Parents, nzamwishyurira seconde primaire yose. noneho uwo muntu wamwishingiye ku kazi bakamwirukana. yamwishingiye afite iki? akazi bamuhagarika, akaguhamagara akakubwira ati mwene data, urabibona nanjye uyu mwana namwishingiye kuko nari mfite umushahara, none dore nanjye nta kazi mfite. ubwo iby'amashuri niba yarageze mu wa mbere, niba yarageze mu wa kabiri, ubwo ngubwo niba udafite ubushobozi wareba ikijyanye n'ubushobozi bwawe. ubwo umwana wigaga Kigali Parents wari uzi ko azaharangiriza primaire, akaba agiye hahandi hajyanye n'ubushobozi bwawe, kubera yuko umuntu ntabwo yakwishingira ibihe byose. nta babazanye i Kigali bakababwira ngo tuzabana, nzakwishingira, nzakumenya. wahamara imyaka 2 akaba ati dore ubaye umuntu w'umusore, nawe genda wishakira imibereho, nanjye ngiye kurwana nabo nabyaye. impamvu nuko umuntu adashobora kwishingira undi ibihe byose. ntukabacira imanza, ntukabagaye, hari aho ubushobozi bwabo bugarukira. ariko iyi Mana tuvuga, iyi Mana dusenga, iyi Mana twamenye, ni Imana ikwishingira ubuzima bwawe bwose, kandi ntabwo ikwishingira mu buzima bwawe bwose wowe wenyine. iyo ikwishingirana n'abawe n'ibyawe. hari ijambo nyabunda riba muri Zaburi nanone ngira ngo 37:25, ni ijambo rivuga ngo nari umusore none ndashaje, ariko sinigeze mbona umukiranutsi w'Imana aretswe, cyangwa ngo urubyaro rwe rusabirize. reka nze mbabwire bene data, iyi Mana ni Imana ikumenyera imibereho, ni Imana ikumenyera amarira, ni Imana idashobora kwitiranya ibihe uhagazemo, ni Imana idashobora kugusanisha haleluya ngo yitiranye igereranye. ni Imana izi ibihe bya buri muntu wese haleluya. ushobora kubona umuntu ahagaze cyangwa agenda cyangwa yasokoje cyangwa yasutse cyangwa yambaye impeta, ukavuga ngo nanjye uwampa urugo, utazi ko atuye mu muriro. haleluya haleluya. kuko aparance zirashukana cyane, ariko Imana yo kuko ari umwishingizi wawe, ikumenyera ibihe, ikuza imbere n'inyuma, ntabwo ishobora kwitiranya amarira yawe n'umunezero wawe. nta nubwo ishobora kwitiranya amarira y'ibyishimo n'amarira y'agahinda. ariko nshobora kurira umuntu akaba ati mama Yerive byacitse, kandi ubwo wenda ni amarira y'umunezero. haleluya haleluya. Imana yo ibasha gutandukanya ijoro ryawe ryiza n'ijoro ryawe ribi, kuko ari umwishingizi. muri make ihora iguhanzeho ijisho. izi amasaha yawe abantu batayazi, izi amajoro yawe abantu batayazi, ni Imana y'umwishingizi ibihe byose. nta na rimwe yakubwira ngo ibyawe ntabwo ngibishoboye. niyo mpamvu yabwiye Yesaya ahanurira ubwoko bwa Isirayeli, iramubwira ngo uwaguhetse ukiri urusoro haleluya, n'uyu munsi akaba akiguhetse, ngo ivi zizarinda ziba uruyenzi ikiguhetse haleluya. ni Imana yishingira umuntu itagendeye ku myaka ye, ni Imana yishingira umuntu idashingiye ku muryango yakomotsemo, ni Imana yishingira umuntu idashingiye ku cyiciro cy'ubudehe yaba arimo byose. Imana yacu nihabwa icyubahiro haleluya. naje kukubwira ngo umwihariko w'Imana nuko ari umwishingizi wawe w'ibihe byose. ibihe byose uzageramo Imana izabihari haleluya.
haleluya. Hari aho uzagera wareba uburyo nkubone mama Elife, ariko igihe utazabona mama Elife Imana izabihari, kuko ari umwishingizi wawe ibihe byose. Dawidi rero aravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye, sinzagira gute, sinzakena. Haleluya. Uwiteka niwe ariwe mwungeri wawe, mwene da ntacyo uzayiburana. Iyi Mana y'umwishingizi w'abapfakazi ntacyo uzayiburana. Iyi Mana y'umwishingizi w'imfubyi ntacyo uzayiburana. Imana y'umwishingizi w'abatawe ntacyo uzayiburana. N'umwishingizi wawe w'ibihe byose. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu Dawidi yavuze rino jambo, aravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye, ntago nzakena. Haleluya. Abungeri burya hari ibintu baba bashinzwe. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Turebeye ku rugero rw'abungeri bo mu isi, iyo tuvuze abungeri bo mu isi ni abashumba. Ntago mvuze abashumba b'abashumba b'abapasiteri, ndavuga abashumba baragira amatungo. Haleluya. Buriya intama cyangwa inka kera bakizahura zitaraba mu biraro ngo zigumemo. Amen. Umwungeri cyangwa umushumba w'inka cyangwa umushumba w'intama n'ibindi ahora ashaka ubwatsi bw'itungo rye, mu yandi magambo, kuko amatungo ni menshi. Ni ukuvuga ngo itungo rye riba riri aho. Haleluya. Umwungeri akamenya ngo aya masaha inka ndayiha ubwatsi, aya masaha ndongera nyiha ubwatsi, aya masaha ndayidahirira nyiha amazi, ibintu nk'ibyo. Mu yandi magambo, ibyuko ibyatsi biri buboneke ntabwo intama zibizi. Haleluya. Twebwe tubona tugenda ntituzi ibiturinda. Haleluya. Tubona turyama ntituzi ibituryamisha n'ibitubyukisha. Haleluya. Tubona umwaka ushira ntituzi ngo amagufwa. Amen. Amagufwa nari mfite imyaka 5, ubu ngubu ndi umugore wishigisha ayo magufwa se yakomejwe nande. Haleluya. Ko nari mfite metero zingahe, imwe ubu mfite zingahe byakozwe na. Mu yandi magambo njya mbona nkura, mbona mbaho, ntabwo nzi uko Imana ibigenza. Niyo mpamvu uriya muririmbyi yaririmbye aravuga ngo sinzi ukuntu ubigenza, nta nubwo nzi ukuntu ubikora, ariko icyo nzi ni ukunyitaho. Imana ishimwe. Bizera dufite umwishingizi w'ibihe. Niyo mpamvu abantu bazi Imana, abantu bamenye Imana, ntago bajya bagira ibwoba bw'iminsi n'ibihe. Haleluya. Iby'iminsi n'ibihe si ibyawe. Haleluya. Esanse yagura 3 si ibyawe. Haleluya. None si Imana ko ari umwishingizi w'ibihe byose. Amashuri yakubwa 7 si ibyawe. Ijambo ry'Imana muri Yesaya ngo abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka. None si ubwo ibyo ngibyo birakureba koko? Haleluya. Muzi ko hari ibintu bitatureba kandi bitureba. Mvuze gutyo kugira ngo utavuga ngo ntibindeba, ngiye kujya ndyama nsinzire, ntago nzakora. Nyine Imana oya, turakora, ariko hari ibintu Imana yishingiye ku buzima bwacu. Uburinzi yarabwishingiye, ibyesho n'ibyesho bundi yarabyishingiye. Imana ihabwa icyubahiro. Muri iri teraniro naje kukubwira ngo umwihariko w'Imana dusenga ni umwishingizi w'ibihe byose. Haleluya. Ntabwo ikurinda ikibazo gusa, ahubwo inakikurindiramo. Imana ihabwa icyubahiro. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ntabwo nzatinya ikibi cyose. Imana ishimwe, kubera yuko Imana yacu ntabwo ifite ubushobozi bwo kutwishingira. Haleluya. Tutaragera mu bibazo, ahubwo niyo twabigezemo ikomeza kutwishingira, kuko ari umwishingizi w'ibihe byose. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Naje kukubwira amagambo 2 kugira ngo mbe kuri iyi ngingo. Amagambo 2 gusa. Ujye umenya ko Imana ikwitaho ibihe byose, kandi umenye ko Imana ikumenyera ibihe abantu batabizi. Ibihe byose. Utwo tuntu 2 amagambo uvuga ni menshi ntiwayafata mu mutwe, ariko utwo ngutwo kuri ingingo ya mbere umenye ko Imana ari Imana ikwitaho ibihe byose.
kandi iyo umwihariko wayo ntuzawutegereze ku bantu natangiye mbivuga. Umuntu nakwemerera ikintu uzabyigizere 50%. Niba 100% uzakomereka, kuko Imana niyo yonyine yishingira umuntu ibihe byose. Rero ubabarire abagize ibyo bagusezeranya ntibabishobore. Wibuke ko nawe hari abo wabisezeranije ntubishobore. Nurangiza ubabarire, umenye ko Imana yonyine ariyo yishingira umuntu ibihe byose. Abakubwiye ko utazicwa n'inzara ikaba yarakwishe muri Kigali, ntubarenganye. Nabo ni abantu, nawe urabibona ko ibintu ku isoko byahenze. Wowe se nturi umuntu mukuru? Amen. None se niba baragwaga 50 ku kwezi ukayaguramo ibintu byose, uyu munsi 50 agura umuceri gusa ngira ngo n'utundi tuntu dukeye. Wibarenganya rero, ni ibihe byahindutse kandi bo ntago bagendana n'ibihe. Imana yonyine niyo yishingira umuntu, kuko ibizi by'iminsi n'ibihe byose bibizi kabikavaringa. Rero babarira abakwejeje ibitangaza ntibabikore, urabona ko nawe ibintu byakomeje. Kandi nawe wibuke ko nawe hari abandi wabyemereye bikaba byarakunaniye. Ubundi wishingikirize ku Mana yonyine, niyo mwishingizi wawe w'ibihe byose. Umwihariko wa kabiri w'Imana ni Imana itanga imbaraga. Ni Imana itanga gukomera mu bihe bitari ibyo gukomera. Umwihariko w'Imana iguha imbaraga zo gukomera mu bihe bikomeye. Mu yandi magambo, mwene ko twese mbona hano turi abantu bakuru, hari umuntu wari waha imbaraga zo gukomera mu bihe bikomeye? Hari umuntu wigeze ziguha izo mbaraga ukaba wahagarara ukamwirata ukavuga uti uyu muntu hari ibihe nagezemo ampa imbaraga? Nta muntu waha umuntu imbaraga zo gukomera mu bihe bikomeye. Imana iguha imbaraga zo kugendera ku gikomere igihe ikikuremera ibyo kukomora, kandi ukagenda utameze nk'umuntu wakomeretse, ahubwo ukagenda nk'umuntu wakomejwe n'Imana yizoye. Noneho abantu bajya babireba uburyo ukomereye mu bikomere cyangwa ukomereye mu mvune, bakajya bagira ngo ni turoma y'ubundi buryo wagize. Ariko mwene data, hari Imana ikomeza abizera n'iyo banyuze mu bihe bikomeye. Haleluya! Hari ibyo umuntu atakwishoboza mu nyama n'amaraso, ariko akarushabozwa n'Imana yamenye. Imana ihabwa icyubahiro. Imbaraga zabaye kuri Ana, umuhanuzi wabanye n'umugabo ngo imyaka 7, akaba umupfakazi imyaka 80 n'ingahe. Izo mbaraga ngo kandi akaba mu rusengero ngo aramya asenga. Izo mbaraga yari kuzihabwa nande? N'abaramube. Haleluya! Izo mbaraga zatumye aba mu rusengero kandi ngo aramya, kandi yarabanye n'umugabo imyaka 7 agapfakara imyaka 80. Izo mbaraga zavuye ku Uwiteka. Niyo mpamvu Paulo yandikiye Abafilipi aravuga ngo nshobozwa byose na Kristo Yesu umpa imbaraga. Umwihariko w'Imana wa kabiri nuko ari Imana itanga gukomera abantu bari kunyura mu bihe bikomeye, ariko Imana ikabakomeza imitima. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya! Imana yacu nihabwa icyubahiro. Ibicogoza abagenzi mu rugendo ni byinshi, ariko nanone ibikomeza abagenzi, ngira ngo ijambo rivuze bwa kabiri muri uyu mwaka, ibicogoza abantu n'ibinaniza abagenzi ni byinshi muri uru rugendo, ariko n'ibikomeza abagenzi nabyo ni byinshi muri uru rugendo. Iyi Imana yari ibizi ko tuzanyura mu bintu bikomeye muri iyi si no muri uyu mubiri. Niyo mpamvu yadusigarije, tubyite ko yadusigarije. Haleluya! Igihe wumva wowe imbaraga zawe zirangiye, kuko hari igihe ujya ugeramo ukumva zirarangiye.
haleluya. Ukumva zigize gute? Ukumva bigeze aho bitakihanganirwa pe, ariko mu mwanya muto nk'uwo guhumbya, haleluya, ukumva umutima wongeye ugwije imbaraga. Imana ihabwa icyubahiro, Imana yacu ishyirwe hejuru. Nuko umwihariko w'Imana yacu ari uko igitanga gukomerera mu bikomeye, kandi umuntu akabaho akomejwe n'ukuboko kutagaragara, akabaho akomejwe n'ijambo yongorewe gusa mu bicuku bya nijoro cyangwa yabwiriwe ku mugaragaro mu kanwa k'abahanuzi. Iryo jambo rikagukomeza ukagenda ukomeye udafite ubwoba. Imana ihabwa icyubahiro. Ibikomeye birahari bizera, ariko naje kubabwira ngo umwihariko w'Imana dusenga nuko Imana yacu ari Imana igitanga imbaraga zigendanye n'ibihe umwizera yinjiyemo. Nta bihe na bimwe uzageramo ngo Imana ikuburire imbaraga zo kugukomeza. Haleluya. Nta bihe na bimwe, yaba ari ibihe byo gupfusha, hari imbaraga zijya zimanukira bizera mu gihe cyo gupfusha. Haleluya. Kubera yuko abizera bajya bagira ibyiringiro ko ababo bapfuye bizera igitondo cy'umuzuko bazongera kubabona bambaye imibiri idapfa. Iryo jambo ushobora kurigenderaho imyaka myinshi warabuza bukunda. Haleluya. Ukabaho wuzuye amahoro yo mu mutima, kandi umutima ukomeye ufite ibyiringiro ko mu gitondo cy'umuzuko uzongera kubona abawe wabuze bapfuye. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ni izihe mbaraga umuntu ashobora guhabwa umaze imyaka 25 30 yarabuze urubyaro, yarageze no muri menopause, adafite n'ibyiringiro byo kuzarubona, ariko akakubwira ngo Imana yanjye namenye yampaye agakiza, mfite ibyiringiro byo kuzabona Imana n'amaso n'ubugingo buhoro. Kandi ubundi ngo ibyishimo bya bamwe ngo n'abana babyaye, ibyishimo by'abandi ngo n'abagabo bashatse, ibyishimo by'abandi ngo n'ababyeyi babo, ariko ibyo byishimo twishima bijya bikurwaho, ariko hari ibyishimo bitajya bishira. Haleluya. Ni ibyishimo byo kumenya Imana ya yindi Habakuki yavuze ngo Imana y'agakiza kanje. Haleluya. Naho imitini, inzabibu bagahingira ubusa, nta kabuza, nawe rero ngo kwishima imyelayo yarumbye, nawe rero kwishima amashongo yashize mu biraro. Haleluya. Niyo waba ufite ihene imwe ikarwara iki sinzi indwara z'ihene, wababara ukavuga iti itungo ryanjye, ariko ngo naho amashyo yashira mu biraro. Hari ibyishimo birenze iby'uyu mubiri. Ibyo byishimo n'izo mbaraga z'umutima abantu bajya bagira, nta wundi muntu ku isi ujya ubitanga. Nta mubyeyi wabiha umwana, nta mwana wabiha umubyeyi, nta nshuti yaziha undi. Uwo ni umwihariko w'Imana yo mu ijuru yonyine. Ni Imana igitanga imbaraga mu gihe kitari icyo gukomera, ariko umuntu agakomera umutima. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Ni gute umuntu Imana imuha isezerano ukwezi kumwe, ukundi kwezi ngo ntibisohoje akagwa, wowe ukaba uyitegereje imyaka 10? Izo mbaraga wazikuye he? Ku Mana. Izo mbaraga nta waziha undi. Yoze ntago naguha imbaraga zo gutegereza isezerano. Nazikura he nanjye ubwanjye ko ntazo mfite, ariko nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Amen. Ninde watanga imbaraga zo gukiranukira ino? Abinyuma ngira ngo ntibumvishe n'ubushaka ngo ninde watanga imbaraga ku mukobwa w'imyaka 18 zo gukiranukira mu myaka y'ubusore? Haleluya. Isi irakurura, umwuka nawe agakurura, ariko kuko hari imbaraga tujya duhabwa n'Imana gusa, ugasanga umwana w'imyaka 18 ahagaze mu gukiranukira Imana. Haleluya. Akagema ngo nzakagendana agakiza k'Imana nzakagendana. Izo mbaraga uwo mwana w'umukobwa cyangwa w'umusore yazikuye he?
haleluya. Gukiranukira ino biragoye ariko kuko hari imbaraga, haleluya, tujya duhabwa n'Imana birashoboka. Kwihanganira ino birakomeye, imibabaro y'iki gihe ni myinshi ariko imbaraga zo kwihanganira iyo mibabaro Imana igiye itanga. Imana y'amahoro yongera itumanurira izo mbaraga zo kwihanganira ino, zo kwirindira ino, zo gukiranukira ino, zo gutegerereza ibyo Imana yavuze twambaye umubiri twihanganye kandi twuzuye umwuka wera. Imana iguha izo mbaraga muri iri teraniro, haleluya. Uwavugaga ngo bigeze aho bitakihanganirwa mwene da, hari ababyihanganiye iyo babashishije nawe kubashishe. Impamvu byakunaniye nuko washatse ko abantu aribo bagukomeza. Urumva byanze ngo ukajya gushaka umuhanuzi. Oya, wijya gushaka umuhanuzi pfuka mubwira Imana ngo ndananiwe, nyongerera imba. Hari uwo muhanuzi uzamugeraho nawe yabuze izo mbaraga, noneho nagushyiramo ituyu y'izo ntege nkeze, uzataha noneho warambaraye. Ntabwo tujya tubabwire se umuntu twasenganye twabyutse mu gitondo cya 2028 twese twibutse, haleluya, ko abana bacu bagiye kujya ku ishuri nta minerivare, abandi bibutse ko basize mu rugo nta byo kurya by'abana bafite, abandi barebye imyambaro yabaciyeho bari bambaye baravuga ngo iyi Mana nitubwiza ukuri, iyi Mana nitubwiza ukuri niba izadutabara cyangwa itazadutabara, niba bihindaniye. Kandi ubwo se twari tumaze amezi angahe yahehe ko aribwo twari tukibigeramo, ariko ngo turashaka ngo itwubakira ama etage, duha amamodoka, abana bacu bige Green Hills mu mezi 2 gusa bibe biratunganye. Umuhanuzi Karundura number 1 aravuga mama Herve nikubwire wisubirire mu bucuruzi, mushumba ni mubwire nawe yongereye agende ashaka akazi, na mama Cedric ni mubwire asubire gushaka akazi. Izi siyasa zayo turazirambiwe. Uwo ni yari umuhanuzi se? Reba ubyutse mu gitondo ugahura n'uwo wagiye kumushakira mu imbaraga, wataha waguye ukavuga uti se ubwo binaniye uyu nguyu ko wari ukomeye njyewe nzabishobozwa n'iki? Ariko naje kukubwira ngo umwihariko w'Imana nuko ari Imana igitanga imbaraga zigendanye ibihe byose umwizera yanyuramo. Iyi Imana imuha imbaraga zo kubinyuramo, haleluya. Ntabwo igiturinda ibibi gusa ahubwo iturindira no mu bibi, ikaduha n'imbaraga zo kuba mu bibi, haleluya. Oya, hari igihe turinda ikabikumira ariko hari igihe yemera tukabikandagiramo. None se yivugiye ngo iki mu gitabo cya Yesaya ngo nunyura mu muriro nuca mu mazi menshi, yavuze ko amazi menshi utazayacamo, yavuze ko umuriro uzagutwika se utawunyuzemo, haleluya. Nuko igitanga imbaraga zo kubicamo ariko ntibigire icyo bigutwara. Mweleda ubupfakazi ntacyo buzagutwara niba Imana ishimye kubuhagararamo, ubupfubyi ntacyo buzagutwara niba Imana ishimye kubuhagarara, n'ubushomeri nibuza Imana yabyemeye, niyo mwishingizi kandi itanga n'imbaraga, izagutambutsa itazitambutsa, izagukomeza itazaba ufite imbaraga. Iryo ni isezerano Imana yasezeranije abize. Ntuzashakire imbaraga mu muntu kuko umuntu aho ava akagera wese afite intege nke, haleluya. Umuntu wese wambaye umubiri afite iki? Afite intege nke. Ntihazajye umuntu kwirariraho, buri wese afite ahantu runaka afite intege nke, ariko dushobozwa byose na Kristo Yesu duha imbaraga. Imbaraga ukeneye zo guca mu bihe uhagazemo nta wundi muntu uzaziguha n'Imana yonyine. Kabone n'abagukunda, komera y'Abanyarwanda, ihangane, ni ukuri agahinda kawe ndakumva, ariko agahinda kawe yakumva ati? Agahinda kawe ndakumva, wenda nakagereranya nako mfite cyangwa nako nagize, ariko sinakumva agahinda kawe, haleluya. Kuzi uburyo umusonga ukubita, ubu nakumva umusonga wawe utangezeho, ko ari akantu karabiranya mu rubavu kakahinguranya mu rundi, nakubwira ngo umusonga wawe ndawuzi. Nta muntu ushobora kumenya agahinda kawe, Imana niza agahinda kawe, amen. Wishakira gukomerera kwawe mu bantu n'amagambo meza. Yega amagambo meza ngo ni mugenzi w'Imana, turayavuga kandi ni umuco. Mwihangane mukomere, ariko komera ya nyakomera ituruka ku Mana, ihangane ya nyakwihangana ituruka ku Mana, haleluya. Uyu munsi Imana ibaha imbaraga, Imana ishimwe.
zo kuzaca mu bihe muzanyuramo ntazi, nanjye mpa imbaraga zo kuzaca mu bihe nzanyuramo ntazi, kuko Imana imenya ibiri imbere, iduha imbaraga zo kuzabicamo turi abakristo. Haleluya. Ntituzihakane Imana mu gihe cy'umwijima, ntituzihakane Imana mu gihe cy'imvura, ntituzihakane Imana mu gihe cy'izuba, ntituzihakane Imana mu gihe haleluya cy'imibabaro. Tuzakomeze tuyihamye, tuvuga ngo nzakomeza nkwizere kuko utayobya. Icya gatatu aricyo nsorejeho. Haleluya. Iyi Imana igitanga imbaraga, amen, zo mu buryo bwose. Ziriya zose namvuze, yaba iz'umwuka, yaba izo guca mu bihe byo muri ubu buzima, izo zose irazitanga. Hari abantu bakomejwe n'Imana kandi banyuze mu bikomere bikomeye, ariko uyu munsi bahagara bagahamya iby'ibyiringiro byabo. Atari ukuvuga ngo n'ibyari by'Abanyarwanda bikomeza, ahubwo kuko bagize umugisha wo kumenya Imana, Imana ikabaha izo mbaraga. Nawe mwene data, ibyo unyuramo ntabwo bikomeye kuruta ibyo abandi banyuzemo. Ibintu byose bigeragezo ni rusange. Haleluya. Ntabwo ari wowe ugushije ishano, ibyo uri kunyuramo n'abandi babinyuzemo, n'abandi bazabinyuramo nyuma yawe, ariko imbaraga zo kubinyuramo uzazikura he? Umwihariko w'Imana. Ntuzategereze ngo ntibansuye, iyo bagusura ahubwo wari kurira amarira aruta ayo wari ufite, kuko nabo ubwabo bazafata yabo bagereka ha yawe, bizaba umuborogo. Ariko Imana yonyine niyo igusura ikaguhumuriza. Imana niyo ikubwira ijambo rikakugera ku mutima. Haleluya. Iryo jambo uzaryumva kandi rizagukomeza. Icya gatatu ni Imana igumana nawe ibihe byose. Abaririmbyi amasaha yagiye, ntago tujya no kubarushya, bamaze icyumweru cyose bakora, amajwi yarasaraye, ariko bararirimbye. Hari indirimbo bajya baririmba ngo inshuti zo mu isi nta kigenda, ngo zigukunda iyo uri mu munezero, ngo waba uri mu byago zikakuvaho. Amen. Imana yonyine niyo mugumana ibihe byose. Nawe use nk'ukora imibare yawe, urebe cya gihe, mvuze cya gihe, ubwo rero tujya muri cya kindi cyawe, urebe cya gihe ukimeze neza, wagiraga wirirwaga wakiriye abantu bangahe mu rugo rwawe. Hari abazaga bahamagaye, udutekera ibi, bagatanga na komande z'ibyo bari burye. Udutekera ibi, ndanywa iki, ndarya ibi. Uyu munsi ibihe byahindutse, haje bangahe? Simwe mu byivugiye. Nta muntu wagumana nawe ibihe byose. Buriya buri muntu wese aza mu gihe cye. Haleluya. Nshobora kuza mu buzima bwawe kubw'impamvu runaka, zaba iz'Imana cyangwa izanjye bwite. Nkaza koko nkakubamo, ntibwire ntakwandikiye, ntibwire ntaguhamagaye, ntihashire ukwezi ntagusuye. Nje mu gihe runaka cy'Imana cyangwa cyanjye nihitiyemo, ariko Imana yo muzagumana, kuko Imana ntikeneye nido yiwawe, Imana ntizi mukaru yiwawe, Imana ntizi inkoko ziwawe, icyo izi ni wowe. Haleluya. Burya hari abantu baza mu buzima bwacu bafite target. Haleluya. Mama Herve namukuraho ibi, ariko hari ibihe nagezemo. Haleluya. Nkajya nibaza ngo ni Mama Herve cyangwa siwe. Telefone harya nakoraga no kuri telefone, nkazimya nkongera nkatsa, nkavuga ngo birashoboka ko telefone yanjye yatakaje, ifite ikibazo cya network, nkazimya nkongera nkatsa, kuko ntibishoboka ko hashira ukwezi kanaka atampamagaye. Haleluya. Ariko muri ibyo bihe byose ijwi ry'Imana ntiryigeze riceceka kuri njye. Muri ibyo bihe byose Imana ntiyigeze intera umugongo ngo imbwire ngo simpari. Haleluya. Hari igihe cyageze umwana wo mu rugo arambwira ati ariko
mama ko mu rugo nta bashyitsi bakihaza. Ndamubwira ngo abantu babaye busy, abantu bafite ibintu byinshi. Ngo oya ntago ariyo mpamvu. Nukubera iki se? Mfite umwana ufite ubwenge bwinshi cyane, wanariza ABC akamwukana kangu siko daherutse no kukwandikira, ntawe twabivuganye kuko ibyo si ibintu bavugana. Siko kanaka daherutse no kukwandikira, ese mama kanaka yabaye iki? Ndamubwira abantu bafite ibintu byinshi. Mwene da, nta muntu wagumana nawe, hari aho ugera ukagumana na Yesu wenyine. Haleluya! Ariko hashimwe data, haleluya, umwihariko we mu burwayi muba muri kumwe. Uhondereye ku buriri bwawe araza akakubwira ngo ntuzapfa uzarama. Gukorwa n'isoni kugusatira araza akakongora akakubwira ngo ntuzakorwa n'isoni. Haleluya! Naje kukubwira ngo umwihariko w'Imana ni umwishingizi wawe ibihe byose. Umwihariko w'Imana nuko ari Imana igukomeza mu bihe bikomeye, ukagenda ukomeye kandi ufite imbaraga z'umutima. Umwihariko w'Imana ni Imana igumana nawe ibihe byose. Hari abana bajya bababaza amayibobo bakavuga ngo iwabo ngo ibintu byarakomeye, ngo papa we na mama we ngo bararwana, ngo none ngo nigiriye mu muhanda. Nganyumvira nawe, uvuye mu barwana none ugiye mu muhanda. Ubwo si cyo nicyo gisubizo? Nuko muri isi ntabagumana. Haleluya! Igihe kiragera abantu bagatandukana, cyangwa abantu nyine hakazamo distance itewe n'ibihe, ariko iyi Mana muzagumana ibihe byose. Dawidi rero avugira ijambo twasomye ryo muri Zaburi. Haleluya! Avugira ijambo twasomye ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Haleluya! Akanyuma ntari busobanure ko umwihariko w'Imana nuko ari Imana inyuranye ibihe. Iyi Mana niyo ibasha kunyuranya ibihe. Dawidi yaravuze ngo untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banje. Mwene data inshuti y'umusaraba, naje kukubwira ngo Imana ntireba nk'abantu. Naje kukubwira ngo Imana ntikora nk'abantu. Ibona utari wo guhabwa umugisha ikamuvugaho umugisha, kuko ari Imana inyuranye ibihe. Ireba utari wo kubwirwa ibyiza ikamubwira ibyiza, kuko ari Imana itegurira ameza mu maso y'abanzi bacu. Imana ni umwihariko wayo kunyuranya ibihe by'umuntu. Ni Imana yubahisha uwishatse, ni Imana iha umugisha uwishatse, ni Imana igirira neza uwishatse, kubera yuko mu mbaraga zayo no mu bushobozi bwayo ni Imana inyuranya ibihe. Nta muntu wanyuranya ibihe ku buzima bwawe. Ibihe byagusohoreyeho nta muntu wavuga ngo ibi bihe ndabigukuramo, ntibishoboka. Imana yonyine mu mwihariko wayo ni Imana inyuranye ibihe, ibihe bigahinduka. Iringire Uwiteka wenyine, ikomeze kuri Yesu, ikomeze kuri Data wa twese. Niyo mpamvu uzasanga abantu benshi babaho expecting ibintu byinshi ku bantu. Burya mu buzima ntuzagire ikintu expecting ku muntu uwo ari we wese uva mu mwuka. Ibintu byose uzabitegereze ku Mana yonyine, kuko niyo Mana ifite imbaraga zo kugira ikirema ku mwana w'umuntu. Umuntu ntacyo yashobora. Nta muntu wakugirira neza Imana itakugiriye neza. Nta muntu wakwibuka Imana itakwibutse. Nta muntu wakwishingira ibihe byose. Nta muntu waguha imbaraga ugeze mu bihe bigoye. Nta muntu wanyuranye ibihe ku buzima bwawe. Imana yonyine niyo mwagumana ubuzima bwawe bwose. Iyi Zaburi ya 23 ndayigutuye muri uyu mwaka 2023. Uyigenderemo, uyizereremo, uyikomereremo, uyuzuriremo umwuka wera, kuko iyi ni Zaburi tubayeho mu buzima bwacu bw'ukuri. Uwiteka niwe mwungeri wawe, naho wanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ntuzatinye ikibi cyose. Inshyimbo ye n'inkoni ye nibyo bizaguhumuriza, kandi Uwiteka azagutunganiriza neza. Uwiteka azakunyuza mu bikomeye. Uwiteka azagukorera ibirenze ibyo umwana w'umuntu yakora ku buzima bwawe. Umwami Imana barebe neza, Umwami Imana abahe imbaraga, Umwami Imana abahe kumwizera, Umwami Imana abahe kumwikomezaho, Umwami Imana abahe kumutumbira wenyine, kuko niwe mwami wo kwizerwa none n'ibihe bidashira. Amahoro y'Imana bane namwe, muhabwe umugisha n'Uwiteka. Amen.